Reka mbifurize ikaze mwese abadukurikiye. Iyi ni Soko Media yanjye turi kumwe ni Elisa Tuyishimire. Iyi ni inkuru ibabaje ariko kandi kubizera urupfu Yesu yaruhinduye irembo ntago ruzaduherana. Niyo mpamvu rero nkomeje abakristo gatolika bose aho baherereye kugira ngo bakomere mu bihe nk'ibi byo kubura umushumba mukuru wabo Papa Francisco witabye Imana kuri uyu wa mbere, ukurikiye umunsi mukuru Kiliziya Gatolika yizihizaho izuka rya Yesu. Ikinyamakuru cy'Ivatikani cyanditse ko kuri uyu wa mbere Papa Francisco yapfuye ku myaka 88 y'amavuko kuko yavutse mu 1936. Kardinali Kevin Farrell, umuyobozi mukuru ushinzwe imari ya Kiliziya, niwe wemeje urupfu rwa Papa Francisco kuri Kiliziya y'i Roma Casa Santa Marta. Yabwiye abakristo ati, bavandimwe, n'agahinda kenshi ngomba kubabwira urupfu rwa Papa Francisco. Ku isaha ya 1:35 muri iki gitondo, umushumba wa Roma Francisco yasubiye mu bwami bwa data. Kardinali Kevin yavuze ko ubuzima bwe bwose yabugeneye gukorera Imana no gukorera Kiliziya yayo. Yavuze ko Francisco yigishije abantu kubaho bafite indangagaciro yo guhimbaza Imana kandi bafite ubudahemuka, umurava n'urukundo rutagira urubibi, by'umwihariko ku bakene n'abantu bahohoterwa ku isi. Kardinali Kevin yasabye ko roho ya Papa Francisco yakirwa mu bwami bw'Imana kubera ibyo bikorwa byiza byamuranze. Papa Francis atabarutse nyuma y'amezi 2 avuye mu bitaro, nyuma yo kumara igihe arwaye indwara zifitanye isano n'ubuhumekero. Yasaga n'uworohewe, dore ko no ku cyumweru cya Pasika tariki ya 20 Mata 2025 yari yatuye igitambo cya misa. Papa Francis atabarutse ku myaka 88. Yakunze kurangwa n'indwara z'ubuhumekero igihe kinini, ndetse mu myaka y'ubuto yigeze kurwara indi ndwara y'ubuhumekero izwi nka pneumonia, nyuma igice cy'igihaha kimwe kiza gukatwa. Papa afite amateka yihariye. Muri Werurwe 2013 nibwo Kardinali George Mario Bergoglio yatorewe kuyobora Kiliziya Gatolika yitwa Papa Francisco. Yasimbuye Papa Benedict wa 16 wari weguye ku nshingano ze tariki ya 28 Gashyantare 2023. Ubusanzwe yavukiye i Buenos Aires muri Argentine ku itariki ya 17 Ukuboza mu 1936. Yabaye Papa wa 266. Afata izina rya Francisco cyangwa se Francis, ari we ubisabye kugira ngo ahe agaciro mutagatifu Francisco d'Assise. Icyo gihe yari abaye Papa wa mbere uturutse mu muryango w'abihaye Imana baba Yezuiti. Niwe Papa wa mbere wari ubayeho aturutse ku mugabane wa Amerika, na Papa wa mbere utararerewe ku mugabane w'i Burayi kuva mu kinyejana cya 8, ubwo higeze kubaho Papa Gregoire wa gatatu wakomokaga muri Syria. Mu gihe cye ari Papa yasuye umugabane wa Afurika, aho yageze muri Sudani y'Epfo no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingendo ze zari zigamije amahoro muri ibyo bihugu byayogojwe n'intambara. Ngayo nguko rero bakristo bavandimwe, twese dukomeze kwihangana, kandi na Bibiliya iravuga ngo mubabarane n'abababaye kandi mwishimane n'abishimye. Ngira ngo rero mu gihe nk'iki abakristo gatolika barababaye, niyo mpamvu n'abandi bose dukwiye kubabarana nabo
kubera yuko twese mu isi si iwacu, mu isi turi abashyitsi, mpora mbivuga. Iyi si tuzayivamo hajyemo abandi, haza abandi nabo bayivemo, gutyo gutyo. Imana rero nikomeze iduhane umugisha. Ndabakunda cyane.